icupa ryaragutwaye imyaka 37 ameze nk'uruhinja abatoto barabatwaye umukinnyi araba afite adafite abakobwa nka batatu cyangwa babiri akumva si umustar arava muri Kenya akava mu ikipe y'igihugu bamaze kumwandikira message ati duhurira kandi abakobwa b'i Kigali aho batinyira b'umugongo barawutwara ntibashana kubimenya umugongo barawuvuna namwe mukagenda mukigira hatari ngo yango namwemeje uremeza umutoto wamenyereye hatari nguramwemeje urataha umugongo wavunitse ejo uzajya mu kibuga no umupira kuwushyira ku mutwe bikunanira umukobwa sigara ari mutaraga noneho nikikwemeza zavi wawe ajya handi yongera yigaragaza ahava ajye mu rundi rugo nguramwemeza ibintu atabana amanota 9 hari n'utwara 28 kuri 20 wowe uraho ariko ngo ngewe ngo ndamwemeje uramwemeza uri ngo ndamwemeje aberega ngo papa ngo ebana ngo ndamwemeje mumbi mbavu yazisohoroye zisigaye ziregana wandongoye papa ariko sha bagenzi banje ariko abakobwa b'iki gihugu mwabana ngo yavuze guki ngo wandongoye papa nikubise hasi narazetse ariko se yabivuze wamwumvise muri zamukira mari kandi uwo yabwiraga twari duhagararanye cyangwa ni wowe yabwira aya ngiye nitwa tuziranye bamuri igikondo neza neza rero bana kagahanda kagiye SFB reba uvuye muri cya gishanga uzamuka kagahanda urahabona neza kuri ya dodani ya mbere tazaganira n'umutaramu n'iki ariko amubwira ati reka twigire ku mikino izabejo mbere yuko tuzakurira Rayon Sport iminota yagiye karenze ku buryo ku isaha isa 6 twavugaga babana urebe aba bana nakubwiraga ba Bosco ruboneka bazi cyaro bazi icyo bari gukora uza abana baruboneka uzi umwana rwa Buhihi ba Placide na Clement uza abana ba Clement ni sawa na Clement wa Rayon Sport uza abana bo muri aperi hafi ya bose abo bana bato bakina umupira Prince ngo yashinze urusina aba ba Casemiro aba ba Prince arumurambe ngo nzotanga muhuye noneho nzotanga guhura nawe agira n'isona kareba hasi areba hasi yakureba n'umwana reka nukuvuga ngo bano bana discipline bafite reka nkubwize n'ukuri burya biterwa na mbere n'ahantu hakuriye naho wavukiye bakureze gute ariko wananiranye ubananiranye biba byarangiye ariko umbarenga ntago ari sawa cyane umbarenga nawe kubera iki nawe discipline ntabwo ari nyinshi ntabwo ari nyinshi kabisa niwe muntu usigaye muri aperi mu bakinnyi basigaye mubona ugihuzagurikamo ariko abandi niba uko ari n'abana wenda ari mbona yitonda se ngewe sinibare reka mbona yitonda obebe kabisa obebe niyo muhuye obebe ubu mubona kabisa ari shwadi yaragiye buraye agasimbuka yakagaruka ngo anniversaire ya Sheri akamunanira icyo garuka mu Rwanda kuri anniversaire ya Sheri yaranze umbarenga test ngo yabivuyemo rwose ariko kugeza ubu ngubu ntago turumva yasimbutse turabona n'ifoto yamufatiye ahantu anywa agira ate ikindi cya kabiri ni omborenga mu kibuga koresha imbaraga ze zose agakina agacacambuye imipira kugeza ubu ngubu nge nta kibazo mfitanye na obebe oya nta kibazo nshinja omborenga fitina ibyo arabikora kandi akabikora neza kandi sindamubona ngo yatorotse sindumva omborenga ngo yarwaniye mu kabari sindumva neza abakinnyi n'abantu nabo bagomba kugira private life n'abanywa inzoga bagomba kuyinywa ariko ku murongo ariko ibintu byo kuba indiscipline byo kumva kuri nakorwaho nakoreka muri lokale nturaramo abatoza nta kubwira ngo wumve ni ikibazo gikomeye cyane gikomeye kabisa nta mutoza uri seriye uri tayari ariko uza abakinnyi bacana wabari reka maze mubikiza muri aperi uzi nka Sefu abantu bagiye bamushidikanyaho ni gute wirukana umuntu wasugira umuntu rutayizamu w'abanyarwanda umuntu wetse ni gute wirukana bukuru ni bukuru wakina ariko uribuka match ya bukuru wowe bukuru yaratewe bukuru yakinaga muri aperi kuvuga uti ni umukinnyi ariko ibyo ntabwo bizana hari none reka nkwereka ubu bukuru ari he uzamushakisha umubone abantu barahamagaye za Burundi nibazi yari bibikire kaza nibazi nahana ari
ukuri ubu wamumenya ahantu ari. Mugari. hari umukoci ageze kumbwira ko ari i Burundi ariko sindandaje aho niho utinyira abakinnyi nk'ubu Muhagiri Sefu bakabaye bari mu makipe akomeye cyane burayi bakina, ariko ibyo tubabwira mutagira ngo turabeshya. Haruna nubwo aza wenda inaha akabikora, ariko muri Tanzania wageze wumva abikora, bari kumwirenza ariko uragarutse. Sinegeze numva na rimwe Tanzania bandika ngo Haruna yarari muri boîte cyangwa Haruna yasibye imyitozo cyangwa yaje afite ifuke. Oya, Haruna yarari ku kazi. Mwe muri shinga Haruna yamaze kuzuza ibye, yaguze amasore ya za Kanombe, ibintu byarangiye mu myaka ya nyuma. Wowe uraho gusa uragenda inyuma ya Haruna, shawuri zako. Haruna ibyo yarabisoje, Haruna ibyo yarabirangije. Umuba yakorera ni amafaranga ya nyuma. Haruna ubu ashobora kuvuga ati ngewe ndimo ubu ngiye kwipanga kandi yariziritse rugiye yabigeze cyane. Haruna yariziritse gushobora gukina muri Tanzania bakubwira ko ariho hantu hambere hagoye na nyakwigerera amafisanga byagenze bite ubuzima bwa hariya urakomeye. Ku myaka ya Haruna niba aracyakina kandi arakina neza kubarusha cyane. nimugoroba baramubonye mu bakinnyi batatu ba Marina wabonye yabacenze bose barakunka bajya hariya. Haruna abantu bamwishinga barambabaje, ni Haruna n'ubu abo bose bamwishinga kugeza ubu ntibamurusha n'umupira. Ngiye ndemeza ko n'ubu Haruna ari muri polisi yabanzirizamo Muhagiri cyane. no mu Mavubi se abanze bambere cyane, n'ubu yamubanziriza no mu Mavubi nitutire raporo n'ubu Haruna narangiza n'amasezerano muri Kigali aracyafite imbaraga yakina n'ahandi. Nge Haruna namubonye bazamwongera rero abantu baramwishinga. Wowe urishinga Haruna kivipi? Kila mtu ana zake, urumva? Buri muntu afite inzira ze, afite uburyo akora, afite ikintu akora. Wowe rero uraza ngo urimo icyambere Muhagiri, wowe umubiri wawe reka ngukubwire, umubiri wawe ufite kubyibuha kunini, bigusaba rero kutawuha okaziyo, kutawureka, kutawuha umwanya, kutawujenjekera, kuko numara iminsi ibiri uhata inzoga n'amaburusheti tayari ibinura n'ibizamuka umupira ntabwo uzawufunga. Uzare Muhagiri we yabyibushye no kwiruka ntabwo abagenda. Umubiri wawe utandukanye n'uwa Bamuzazi. Bamuzazi ari supure, ni Bamuzazi niyo amara icyumweru na za Bamuzazi ukamubona. Umubiri wa Sefu nawe warabitweretse ko Sefu ufite umubiri wo kubyibuha, mwarabonye muri corona cyane. Ni Sefu wabyibushye, ariko kugira ngo umubiri wawe usubizeyo ni Sefu ugomba kwemera hakaba hari ibyo ureka agakora. Urumva, pombe ugashyira ku ruhande, urumva, pombe shyira ku ruhande, kinywaji cyo kunywa shyira ku ruhande, abatoto potere mbari. Buriya ngo niba hari ikintu cya mbere cyica kikarangiza ni ibintu byo kujya kuzaba ku pembeni. Niba ufite umugore wawe itunganya umenye uburyo biri ku murongo, nta kibazo baranabigukonsera rwose ko ari byiza. Ariko nujya kuvanga umugore n'undi ukajya kumucangiraho abandi ni akazi kawe. Ni nayo mpamvu iyo wamenyereye icyo biba bisobanuye, iyo wamenyereye akawunga umudamu yasonze neza ukajya kurya kandi wenda winyabije, niho uzakura mu nda hakuriye cyangwa wari akadahiye. Ibyo ni ibintu ariko ibyo ni mubireke. Urajya pembeni gukora iki? Ni ikibazo. Nimujya muri wandongwaye papa shawuri zako umutoto araguhamagara wandongwaye papa, wandongwaye papa neza byihorere utanyo. Abantu bagiye hasi, abantu muri sale bagiye hasi bati Taifa kutubeshya. Wandongwaye barabivuze. Narumiwe, reka mbabwize ukuri. Abatoto mubihorere kabisa. Reka tugende bageze ku rundi rwego.